kuvuga rukuri. Ibyo ngiye kuvuga rukuri. Nawe tubwire. Ngewe ibyo nabonye kuri uyu mugabo Munyakazi, nabonye ko afite imvugo ebyiri. Afite imvugo yo muri 1994 akajya n'imvugo muri 2005. Keretse niba yenda imvugo ihinduka akajyana na Vision 2020. Imvugo y'imyumvire muri 1994 nubwo yahakanaga ngo imodoka yagiyemo iriya y'umutuku, naramwiboneye n'amaso yanjye, mwumva n'ijwi rye yivugira ati abwira interahamwe, harimo interahamwe yitwaga Maroke, interahamwe yitwaga Kavurivundi, interahamwe yitwaga Joashi, ziri ku muhanda, avana umutwe mu modoka arazibwira ati ko nta mwanda mbona hano. Interahamwe ziramusubiza ziti nta bikoresho dufite. Ahita abasubiza ati mubura ibikoresho muke. Avana umutwe mu modoka abwira abajandarume bari inyuma, arababwira ati mubahe ibikoresho. Bahise bahereza izo nterahamwe grenade, bazereza grenade. Nibaza rero niba uwo mwanda yavugaga ushobora gutemwa na grenade cyangwa niba ari ingorofani yarabahaye zivanaho uwo mwanda. Yamaze kuzibaha, bahise binjira kwa masenge aho narindi, baraza ninjye bahise bahingukiraho, baramfata baramfukamisha, ubwo senga ugiye gupfa. Narapfukamye senga mu Cyarabu, baravuga bati uyu nguyu ari kuvugana na Kagame ugasenza mu birimi byabo. Après baravuga bati vuga mu rundi ruri mushaka. Iyo nterahamwe yitwa Kavurivundi irambwira iti wowe vuga dawe mu ijuru. Dawe mu ijuru sinaniyizi, nyivanga na ndakuramutsa Mariya. None interahamwe yitwa Davidi yahise imubita ikibatira cy'umuhoro hano mu mugongo. Iyo nterahamwe yitwa Maroke irambona, ibona twigeze gukirana hariya mu Kimihurura, iravuga ati ariko uyu mwana ntabwo ari inyenzi. Uyu mwana twakiniraga umupira hariya mu Kimihurura, ntabwo nigeze mubona ajya mu bintu byinshi cyane. Yari afite iyo grenade Munyakazi yari amaze kubaha, aravuga ati muramutse mumwishe nanjye ndabatwika n'iyi grenade. Bagira ubwoba niko banditse. Sinumva ari impamvu Munyakazi ahagarara hano agahakana iyo modoka y'umutuku yagiyemo, akavuga ngo nta bikoresho yahaye interahamwe kandi yarabitaze de. Ubuhamya bwanjye ni ubu. Tubwire umwirondoro wawe. Nitwa Mukangarambe Domitira. Mwene Mariko Buyenge. Nande? Na Anastasia Mukanguranga. Wavutse ryari? 49. Vukira mu kahe kagari? Akagari ka Miyange. Niye kubaho. Zamura ikiganza cy'iburyo urahire uti njyewe wivuge. Yewe Mukangarambe Domitira. Ntazimana h'umuhamya. Ntazimana h'umuhamya. Kwibyo ngiye kuvuga rukuri. Kwibyo ngiye kuvuga rukuri. Uvuge witonze. Turabyumva. Ubuhamya nashaka kubaha ni ubw'uyu mugabo Munyakazi. Munyakazi yarabanje aza gukoresha inama we na Odeta, bakoresha inama bavuga ngo basenye amazu y'Abatutsi ngo abahungu babo babone amabati yo kubakisha. Ubwo bamaze kuyikoresha abantu baramanuka, hari umusaza duturanye bita Karoli Kabindiri, aratangira aza mu muryango wanjye atazi umuhoro. Undi haza uwitwa Manuel aramubaza ati ko inka zashize ubu ngubu ufite inyama. Undi aramusubiza ngo akanyama kanjye se ntukazi, ngo ibyitso biraha, amunyereka ngo ibyitso biraha, ngo ntimwumvise umukuru wa jandarume icyo yatubwiye, ngo ibi byitso biraha ngo ni ukubyikiza. Ikindi mvuga kuri Munyakazi
Kiyovu. Munyakazi ari mu modoka itukura nuko avuga ngo nta modoka wegenze. Aza ku mushoferi wabo wa gendarmerie witwa Murindwa. Twari duturanye. Azabaza mbese ngo nta myanda ngo yabatutsi iri hano. Baseka cyane ubona mbese we ari inyuma y'iyo modoka ya militari. Avaho niho namuboneye avugana na Murindwa umushoferi wabo. Baza kongera iyo modoka barayikiranura baragenda, uyu nguyu ayigenda inyuma. Agenda baza ngo nta myanda iraba. Bari bavuga ngo twebwe ngo iyo twishe ngo duhita twihambira. Ndumva hakana abo bantu atabazi. Ibyo byavuzwe nande ko iyo bishe bihambira? Ni interahamwe zari ziri aho na Murindwa niwe yaramubwiye. Abaza muri icyo kibazo niwe rero kuko yari inyuma yabo niwe uzi aho babajyana yabatubwiye. Nongera kumubona inkotanyi zafashe kuri gendarmerie. Aza gushaka Murindwa amubwira ngo azatwara abasirikare bacitse amaguru. Murindwa niwe babajyana n'abapfuye bakajya guhamba Igisenyi. Nongera kumubona aza kwa Murindwa avuga ngo banza inyenzi zigiye kutunesha. Uwo Murindwa ariho? Oya, Murindwa yarapfuye ariko apfuye vuba. Sinzi rero impamvu ari guhakana kandi no Murindwa yarazaga agakoresha amanama. Njye sinari ko ari we Munyakazi, ko yitwa Munyakazi. Yarazaga naho hose n'abanyira bagenzi bagenda n'abakora amanama. Sinzi impamvu ari we guhakana ngo ntabwo yigeze ajya mu kwicana. Kandi ari wasasarizaga no mu baturage ngo hano hari inyenzi. Njye numva ibyo ari umuvugo aho ari ibyo nk'uko yakunda. Hari umuntu witwa Gisimba Damas. Reka bari we tubanza. Umuntu witwa Gisimba Damas arahari? Arahari? Nitwa Mutezintare Gisimba Damas. Mwene Gisimba Pierre Prisologue na Mukamazi Dansire. Ni ibitekerezo by'uko nyakubahwa butanzeho umugabo. Njye numva ari ibitekerezo ko nta buhamya ko ntabwo nari muri hariya mu turere twose yavuze. Nari Saint-Michel nyuma. Uratubwira mu magambo make. Iminota 3 gusa niyo tuguhaye. Mu magambo make rero nuko twavuye mu ntambara. Uretse ntabwo arahiye. Uramura ikiganza cy'iburyo. Niba ntabwo ari ubuhamya. Si ubuhamya? Oya. Ngaho tubwire. Jewe nari Nyamirambo mu kigo cyacu cy'imfubyi mpagarariye. Hahungiye abana benshi ko n'ubusanzwe cyari ikigo cyari imfubyi. Hahungiye abana benshi bamaze kwicirwa ababyeyi. Hinjiyemo n'abandi babyeyi babashe kuruhuka bafite abana babo. N'abandi bantu bakuru ku buryo cyari kirimo abana bageze kuri 60 ariko mu gihe cy'intambara bageze kuri 400 barenga. Ku intambara yabaye mbi cyane, interahamwe ziradutera zikajya ziza dukora uko dushoboye kose tuzigura biranga abantu biciyemo, ariko nabyo no gushimira Imana ko ni bakeya. Simba wihute utubwire. Ubwo ngubwo rero niba yarakoze neza yewe nuko cyangwa se niba hari ikindi. Yewe nuko muri make ibintu bikomeye nagerageje uburyo nahungisha abantu bifatanyijemo n'umuzungu twakoranaga witwa Carl Wilkins w'Umunyamerika. Bifatanyijemo na Courage International, harimo representant witwaga Philippe Gaillard mugezeho ibibazo ko biteye, bakora mu buryo bashoboye baduhungishiriza Saint-Michel.
operation rero kugira ngo abantu bave hari Nyamirambo yakozwe na Major Karango, niwe wadukuye hari Nyamirambo n'abajandarume bageze nko kuri bane, barere za Gitega zazikomeye barazifungura, tugera impunzi zose tugera Saint Michel rero umugabo Munyakazi yahinjiye rimwe, uwo munsi aritegereza ntiyagira ikintu avuga. Padiri Karigushiri niwe watwakiriye, niwe wari padiri mukuru, abanza kugira ingingimira namwe nti abari muzanye kandi nawe uri padiri nicyo basezeranye Imana ko abantu bose intama ari zawe, nanjye ndazikuzaniye n'intama zanjye arizo zawe. Ubwo ngubwo rero ntabwo nongeye kumubona sije ko hinje abandi basirikare, ariko bo ntabwo ari abajandarume. Uyu munsi ubwo namenye ko ari umujandarume, abo bari abasirikare nyabasirikare ko hari imbere ya Etat-Major, baza babariza December ninde, ndabiyereka bari baziko n'umuntu umusaza, babona nigiye biratangaza baravuga ngo mfate abana nguma n'abana abakuru ngo bashaka kubatwara lycée Notre Dame. Nkomeza nyine kwangira ko numvaga ko rumayire kugira ngo babacishe hane, ko numvaga lycée Notre Dame nta kintu kimbwiye kugira ngo batandukanye n'abana babo, abenshi barafite abana babo. Ubwo nagiye mbajijisha ku buryo byarenze bakanabyihorera rwose. Nta muntu rero kuri aya matariki twahagereye nabo nasanze n'abandi bantu b'impunzi, narababajije nta muntu uhaguye yishwe n'intera hamwe hariya kuri Saint Michel. Nibyo nashaka kuvuga. Kuri Saint Michel abantu bahaguye uhari? Nta bantu yewe bahaguye mpari, kuko nta twe twahageze mu misi mike cyane. Inkotanyi zitazidusanga zitazifata ku itariki ya 4, itariki ya 3 twumvaga abasirikare bari imbere yacu bahunga. Ntabwo twamenya ko ari uguhunga, bamenagura ibintu, turabaza wenda n'amadirishya bari kumenagura binjira kutwica. Tutangira gufata imigambi uvuga ngo turiruka tumanuka ikiyovu cyose twiruka, ariko bukeye bwa mu gitondo nka saa 10 narasohotse kugira ngo ndebe hanze, sanga abasirikare b'inkotanyi bagira n'ubwo bakorabonaga bambaye imyenda itandukanye, abandi ngo n'intera bwe zatuzungurutse, ariko bambonye barampamagara bambwira turinde ndisobanura, bati subira hasi, barambaje batize nta bantu babahungiyemo, ni ntawe, bati subira hasi. Ibyo nta kibazo, twari twagira ngo tumenye gusa niba nta bantu bahabuye, niba se hari ibindi bisobanuro bindi bari kuduha. Nta bantu bahaguye. Okay, nenda wicaye. Porogaramu ya mbere twashubije, reka bari tubanze kugira ngo yo kubabara tubwire umwirondoro. Yewe nitwa Gatete François. Nitwa François Gatete, mvuka ku Kibuye. Rimwe Gashonga Rudoviko. Gashonga. Nade Namukabashima Fayina. uti njyewe wivuge. Yewe Gatete François. Ntanzimana w'umuhamya. Ntanzimana w'ubuhamya. Umuhamya. Kw'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Naho tubwire. Ibyo ngiye kuvuga kuri uyu nyakubahwa General Major ndeba hano, ndayivuga muri 90 ko 94, ntabwo nabihamya kuko ntabizi neza. Yashatse kuvuga ibibazo bya Kabera Sieri wari pesho wa Kibuye na Rugema Donasiane. Ashaka kutubwira ko yari mu ofisiye be yayoboraga mu Ruhengeri na Gisenyi. Atubwira ko yabonye information ivuga ko Kabera Sieri na Depite Donasiane Rugema ibyo bamuvuga bamubeshye.